mbega imyaka mbonye igitanda mbuze matera. Guys, nizeye ko mumeze neza, ni Joyeuse wanyu n'ibisanzwe ndabasoje mbaye ikaze. So uyu munsi nanje kubereka ibintu nigeze mbereka n'ibintu natinyaga kubereka. Guys, najyaga nibuye yuko mushobora kubona igeto yanjye, ariko kubera yuko bibaye ngombwa yuko mubibona, ndabizi hari abantu bari bunseke, hari abantu bari buntuke, hari abantu muri bumbwire nabi, hari abakire muri buvuge ati se wagakenewe ibiki n'ibiki, ariko mwihanganire mumbwire nabi, sibyo? Kuko murabizi ndabakunda cyane, muraba agaciro. Urumva ikintu nje kubasaba rero, nje kubasaba matera. Mu minsi yashize hari umuntu wamfashije angurira igitanda, rero namwe nje kubasaba matera. Guys, ikintu kinzanye cyane nje gushimira umuntu wamfashije kugura igitanda, bamwita Shanto, ndagushimiye. Waraye warakoze, waraye ni by'agaciro, sinzi uko nabivuga ariko kugira ngo byemere tukamenya Imana. Thank you, warakoze Imana umugisha. Oh my God, Imana warakoze, Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Oh my God, mfasha n'amatora yibone mu izina rya Yesu Kristo. Guys, mbabwire bamubwira matera, rero ndashaka indi nkeneye matera. Ni ukuri kw'Imana mube hafi, mumfashe, munsapotinge. So rero ahantu ndi kunyura hari abantu ntabwo twabona uko tuhanyura, hari abantu badakunda kujya kamera. Turahita duhurira hehe? Turahita duhurira mu nzu yanjye mpita mbereka ukuntu bimeze. Sawa, bye. So guys, nkuko nabibabwiye, ndashimira umuntu wanguriye kino gitanda. Ndabizi ko nawe ukurikiye kino kiganiro kubera ko ndabizi ko nkunda cyane. Imana iguhe umugisha, iguhe gutangira umwaka neza, gusoza uyu mwaka neza cyane, n'indi igiye kuza uzayisoze neza, kandi uzarambe, nyine uzabeho, uzatunga utunganirwe, mbese uzagira imyaka 500 miliyoni, sinzi ko nabivuga. Guys, icyo nababwiraga, urumva nkuko nagiye mbibabwira, wenda ntabwo nabivuze nyine cyane kugira ngo wenda mwe mwabyumva. Dore n'urwara rwanjye rwacitse. Oh my God, siko rwacitse we. So reka mbabwire, sibyo, ndashaka gutangira uyu mwaka nkuko nagize amahirwe bakangurira igitanda. Ndashaka gutangira uyu mwaka mfite matera. Uti ndayibona gute? Ndayibona kubera mwebwe. Murumva ni mwebwe muri bunsapotinge mu kuyibona kwa ko ndabizeye. So rero dore ukuntu byagenze. Impamvu naje gusaba kino gitanda, nkababwira ati bantu banjye mumfashe mungurire igitanda. Ahantu ntuye murabizi nyine ni ugukodesha, kugira nyine ibintu bya Barandi Road. Ahantu ntuye imvura yaragwaga ikansanga mu nzu ndyamye hasi. Urumva rero mbona ndabirambiwe, ndavuga ni nyine matora yabaga iri hasi, ndavuga ni kambwira abakunzi banjye hari icyo bamfasha. Ndabizi ntabwo nababaniye nabi, ndi umukobwa wanyu, ndi buri kimwe cyanyu, namwe nyine mugomba kumbera buri kimwe kuko ndabakunda cyane. So nubwo wenda amavideo y'amazi nagiye mfata ansanga mu nzu, igihe kitaragera ngo nyasore, ariko nzayasora mu kuvuga cyangwa se mu kugira icyo mbwira Barandi Road bagira nyine batuma nyine nk'uku example nyine amazi aba yaraje tukaba twarabibabwiye ariko nibatwumve. Rero bakadusuzugura, ni nk'agasuzuguro kubera ko uba mu nzu ntoya, nyine uba muri ghetto. Niyo mpamvu nashatse kubereka ubuzima bwanjye mbayeho muri ghetto. Murabibona nyine ukuntu nyine bumeze. Nagize amahirwe nyine uyu muntu angurira igitanda. Nukuri Imana imuha umugisha, Imana iguha umugisha. Nubwo uri umukobwa ariko uri umubyeyi,
ngiye kuvuga ngo uri umubyeyi ntabwo bisobanuye ko waba nyine uri umubyeyi ukuze, ntabwo ari byo nyine bituma, ntabwo nyine kuba wabera umuntu umubyeyi ntabwo biba bivuze yuko nyine uri umubyeyi ukuze, nyine ugomba kuba umubyeyi ukuze, ahubwo ikintu kikugira umuntu wa danje, ikintu kikugira umubyeyi ni ibyo ukorera abandi. Example, ibyo wankoreye of course mpita mbona yuko nyine wambereye umubyeyi. So ubuzima bwanjye uko mbayeho nabiberetse, mwabibonye, nta kintu nabahishe, sibyo? Rero ikintu ngira ngo mbasabe, ndagira ngo uyu mwaka utangire byibura nk'uko uyu muntu yanguriye igitanda, ndaza no kubasobanurira uburyo nabuze matera yanjye. Urumva, uyu muntu wanguriye igitanda ndamushimira cyane bimvuye ku mutima, sinzi nimba mana yanjye ntabwo nzi uko nabivuga, ndamushimira cyane. So ndagira ngo byibura uyu mwaka utangire narabonye matera, muraza kunsapotinga, buri wese amfashe uko ashoboye, kubera yuko nyine afite umutima wo kuba yabikora. Biraba ari iby'agaciro kubera yuko nanjye byanshimisha ryama ahantu heza, nyine byaba ari iby'agaciro byibura umuntu ajya gushakisha nyine ubuzima, avuga ati ndaza nahe hano, ndaza ndyame gutya na gutya. Murabizi ibintu nagiye mpura nabyo, ariko kubw'Imana, kubwo abantu bagira umutima mwiza, muracyari kumwe nanjye. So njya kubura matera yanjye rero murabyumva, nyine imvura yari yaraguye. Urumva rero nyibona iki gitanda ndavuga ni matera reka nyanike nyishyireho. Urumva n'uyu mukeka mubona nyine ndyamaho nari nawanitse nyine, kuko umukeka wabaga uri kuri sima. Urumva imvura iraza, nyine iraza irinjira, ndavuga ni nyine icyo gihe nibwo nabivuze, ndavuga ni reka mbwira abanyarwanda bamfashe. Mpita mbona umuntu angura igitanda, icyo gihe nanjye mfite matera, ndavuga ni mu gihe cyo kugifunga mba nanitse matera. Oh my goodness, mu gihe turi kugifunga duhugiye nyine mu kugifungura, bizi yuko bakizana bakanagiteranya. Oraye nshidutse matera ndayibura, nari nayanitse inyuma y'urugo. Aho hasi nk'ibi bintu ni ibiki? Mbega imyaku, mbonye igitanda mbuze matera. Ubu ngubu simbabeshye, sibyo? Gusa nuko mbayeho nyine biranyuze, kuko mba ngomba gutegereza nyine igihe nzayibonera. Abanyarwandakazi, nshimira umuntu nyine uba wamfashije kuza kunkamera, nubwo naba ndi mu byago, nubwo naba ndi mu ki, nubwo naba ndi mu bibazo. Mw'abanyarwanda mwe n'abanyarwandakazi, mbibutse mu supporting muri iyi minsi. Ntabwo ndi gukora nk'uko muri kubibona, amafaranga ava hehe? Kuri YouTube. Ariko sindi gukora ngo na uploading kubera yuko mfite ikibazo kijyanye na kamera. Mbonye matera yo kuryamaho, ubwo nzahita mangana no kugira gute kugira ngo ngure kamera, kandi nabyo ndabizi yuko muzabinsapotinga. So rero banyarwandakazi, mumfashe uko mushoboye, nyine mumbe hafi, mugire gute nyine, mbese mwabonye geto mbamo, sibyo? Mwabonye aho mba, gusa sinshaka kwipasa muremure, kuko ndabizi hari abandi bantu nyine bifuza ubuzima nk'ubwo ndimo. Urumva, kuko nyine buri wese bakwiye gushimira iby'Imana yamuhaye. Ubuzima waba burimo bwo aribwo bwose ukwiye kubushimira Imana. So ufite nyine icyo yamfasha ku bijyanye na matera, nyine amfashe ansapotinge, byibura nanjye nyine nzatangira umwaka neza, ndabinginze. Kandi nshimira cyane uyu umuntu wanguriye kino gitanda. Iwana, ndagushimiye. Nimba ndapfukama cyakora gipfukamishije Imana. Kino gitanda umva ni icy'umugisha, Mana yanjye. Mana, warakoze kumpa kino gitanda, ni iby'agaciro, ni iby'umugisha. Icyubahiro n'ikibi cyawe
Mana nkeneye n'amatera, Mana ndashaka n'amatera we. Mana mu gutangira umwaka neza mfite matera, Mana ima matera pe. Nshuti zanjye Imana ibahe umugisha, Mana yanjye umfashe inshuti zanjye zihe umugisha, Mana umfashe ukorere mu bantu, wamfashe mu izina rya Yesu Kristo. Mana uha umugisha uriya muntu wanguriye igitanda, kandi ntuzangurire amatera nawe umuhe umugisha. Urakoze Nyagasani. Guys, munyumve mumfashe ndabinginze, kandi Imana iraza kuba umugisha. Guys, so ubuzima ni ubuzima ni hatari, ubuzima ni danje, urumva. Gusa kubera ko mba nyiri gutangira naribyo, gusa icyo nasaba abantu, abarandirodi mujye mwumva abantu babakodesha, mujye mubumva, byibura nyine byumvikane yuko nakubwira ikintu kubwira atamaze nsanga mu nzu ewana mwumva. Ikindi wubahiriza amasezerano mwagiranye aza kwimukira mu nzu yawe. Reka mbabwire ngo bantu banjye, ni by'agaciro kubagira, kandi reka nizere ko tugomba kubana muri byose, kandi mugire Noheli nziza, mugire umwaka mushya muhire mwiza, muzawutangire neza ndetse munawusoze neza. Ikindi nababwira ni ukubabwira yuko mbafata nk'abadanje kuri njyewe, kuko nimwe mugize icyo muvuze mu buzima bwanjye. Rero hagati aho ngaho ndabakunda cyane, kandi Imana ijye ibamera umugisha. Rero ndi gusoza, ikintu nababwira abantu mwasapotinze cyangwa abantu mushaka kumusapotinga, nimero yanjye niyo ngiri hasi. Ku muntu utayibonye reka nyumubwire 079 10 27 8 3. Murakoze, mugire byiza, Imana ibarinde. Icyo gikapu